Inkuru yacu itangira Emily umukobwa mwiza cyane yari ari kugenda muri parking agana aho yaparikaga igare rye maze agongana na boss we nawe yajyaga muri parking aho yaparikaga imodoka ye. Yari amasaha yo gutaha ariko boss we nawe ari mu makosa kuko yari yarangariye muri telefone ubundi amukubita urutugu. Nubwo umwe yari boss undi ari umukozi nta numwe wari uzi undi. Emily yari umustajeri uhamaze igihe gitoya yarasigaje nk'amezi 2 gusa kugira ngo arangize. Naho boss we yari CEO. Ikindi nta hantu yahuriraga n'abakozi bo hasi keretse rimwe na rimwe yabaga yakoresheje inama y'involvingamo abo bakozi, ariko nanone nabwo abastajeri ntibatumirwaga mu nama. Bivuze ko ataramuzi n'undi ntiyaramuzi. Amaze kumukubita urutugu muri parking aho kugira ngo yexkize nibura ahubwo abari urakara amubwira nabi. Emily rero yarakaraga vuba ariko disi nubwo yaragasazi yagiraga umutima mwiza. Kahise kamubwira ngo karma is a bitch. I wish ukiyo modoka yawe yakumpanira. Gahita kikubita karagenda kurira igare ryako. Na boss wari imyoza yitwaga Ibrahim ari imyoza ubundi injira mu modoka yaragenda. Reka nse nkubabwira kuri uyu Ibrahim gatoya. Ibrahim yavukiye mu muryango ukennye ariko sakize. Isi yari afite urundi rugo ariko yari yarihakanye umuhungu we. Nyina wa Ibra yamubyaye yiga mu mashuri yisumbuye mu buryo bumutunguye. Abwiye se ko atwite aramwihakana ariko amuha ubufasha bwo kuyikuramo. Undi rero arabyanga. Nuko Ibra avukira kwa nyirakuru mu muryango ukennye. Yakuze atabona ibyo akeneye byose nk'abandi bana ariko abamuzi bavuga ko atajya agacika intege. Niyavuga kwizima niba agiye mu kintu kijyamo wese. Yarangije mu banyeshuri ba mbere amaze gukura ariko gukomeza kaminuza ntibyamukundira nubwo yari umwana w'umuhanga. Yaje kubona akazi muri kampani yakoraga ubukerarugendo rero nubwo bamuhembaga amafaranga makeya. Aho rero niho yahuriye n'umuzungu baje kubana nyuma. Uwo mucecuru yari mu myaka 70, barakundanye amutwara hanze ngo naho yakuye imitungo ye. Abantu bavuga ko ari we mwiciye kugira ngo asigarane imitungo ye ariko nta rukiko rwigeze rumushinja iki cyaha. Ibra yaje kugaruka mu gihugu cye aza afite amafaranga menshi. Ashinga ama business akomeye atandukanye yose ahuriye muri Ibra Group. Birumvikana ko yari afite n'abakozi benshi. Nubwo yari umukire ariko yari umugome. Of course yaharaniraga kutazasubira aho yavuye ariko yari umugome pe. Nta santima na nkeya yagiraga. Yahinduraga abakobwa nk'uhindura imyenda. Yari afite amafaranga ariko naba umuntu. Meme n'abakozi be yabahaga agaciro. Yari wa muntu wishima ari ukubona abandi bababaye. Reka nsubire rero inyuma muri parking aho twari turi ubwo nagira ngo mbabwire muri makeya Ibra wari we. Ubwo Emily yuri akagare ke na Ibra yinjira mu modoka aragenda. Mu gutaha rero Ibra yakoze impanuka yatumye amara iminsi 3 muri koma. Urumva amakuru ari husagera mu kazi ko boss yakoze impanuka. Nubwo abakozi bagaragazaga ko bababajwe n'ayo makuru barafekingaga kubera ko he was cruel. Ka Emily kikomeje stage nikigeze kamenya ko uwo boss bavuga ko yakoze accident ari umwe bagonganiye muri parking. Emily yari afite brother we witondaga cyane bari batandukanye. Emily yari umusazi, brother we yitonda cyane. Yakoraga muri hoteli. Iyo yatahaga rero sometime Emily yamucagaho akamuha leftovers nubwo byabaga bitemewe ubundi kakabitahana akabiryo kaza kurya nimugoroba. Barabana bibana ariko bakundana kandi bubahana. Ibra rero yaje gukiragaruka mu kazi nubwo yari agifite bandage ariko he was fine. Umunsi umwe Emily yagiye kureba brother we nk'ibisanzwe asanga yababaye cyane. Byari byagenze gute rero? Ibra yagiye muri hoteli brother wa Emily akoramo akora order nk'abandi bakiriya bose n'abacuti be bari kumwe nabo barodaringa. Mukuzana rero order kuko zari order nyinshi. Brother wa Emily mukuzizana yibeshyamo imwe y'umushuti wa Ibra amuzanira ibyo atamutumye ariko uwo mushuti we ntacyo byari bimutwaye ntiyabigira ikibazo ahubwo Ibra bari ugira ikibazo abigira intambara. Muba mwaje mwiduruzi nimwite ku bakiriya kandi umukiriya ni umwami. Ati kandi ubu twese twakwigendera amafaranga tukayajyana ahandi kuko iyo si hoteli yonyine iri muri uyu mujyi. Unfortunately, manager yaraje abemerera kubakorera indi command ariko aca inyuma abwira umwana ngo ayo mafaranga azayamukata. Nk'abana bato bihiringaga byaramubabaje cyane. Emily rero brother we amaze kumubwira uko byagenze ahita aguruka ngo ajye kumusabira imbabazi. Brother ashaka kumugarura ariko biranga. Kubw'amahirwe yasanze bagihari. Yagiye noneho yicishije bugufi ataratangira no kuvuga. Ibra ati wowe
abwira abagenzi bati dore wa mukobwa nababwiye ivuga amagambo y'ubupfumu. Mbere yuko nkora ya accident twe tumaze gutongana, ubundi ambwira amagambo yandi nababwiye. Niyo mpamvu nkeka ko atari accident ahubwo ari intererano. Emily nawe rero yaramubonye aramumenya, bwa bwitonzi yarazanye buhita bushira. Aba Emily tuzi ahita amubwira ati ntabwo binunguye kuba ari wowe, ese ubundi uradushakaho iki? Waduhaye amahoro, last time yari njyewe, none ni brother wanjye, waturetse uradushakaho iki? Batangira nanone kongera kuburana. Emily ati oda yanyu murabizi kwihenze, ari amafaranga brother wanjye azarangiza kuyakatwa ryari? Ko kwibeshya bibaho, niba biriya biryo bitabatera allergy cyangwa ngo bibagwe nabi, kuki mutabifata umuvandimwe wanjye akabona imbabazi? Ariko abakire kuki mutagira impuhwe? Emily kabaraguye amagambo menshi aho ngaho, bitumwa bamwe murimo batangira kukagirira impuhwe, bumva baragakunze. Usibye Ibra we ntiyavuga kwizima. Byarangiye brother wa Emily atababariwe kubera Ibra, ariko umwe muri abo bakire wandaca inyuma amuha amafaranga mu ntoki ahwanye nayo bazamukata. Ibra we ntabwo yari abizi. Umunsi umwe rero Ibra na Emily barongeye bahurira muri company. Ka Emily kari kambaye kuteri kagenda akabyinisha umutwe. Ibra baramubonye, yamukuriye akaboko agenda amujujubikanya amwinjiza muri ofisi. Abakozi bamwe babibonye batangiye kwibaza ati se karaka stagiaire noneho kakoze iki kugira ngo CEO agatwara intambike. Mwibuke ko Ibra ataziko Emily akora ngo muri company ye. Ubwo yari inshuro ya gatatu bahuye kandi mu buryo butari bwiza. Yamugirije muri ofisi amusunikira mu ntebe iri muri ofisi. Arangije aramubwira ati ubundi uri mu ntoki urashakaho iki? Uziko maze kubona ko hari umuntu wakunumyeho, ahangaho urakora iki? Ninde wakubwiye ko ndi hano? Yibuke nanone ko Emily atazi ko wari CEO. Kandi musubije kati easy ahubwo urashakaho iki? Reba ahantu nkuye hose umurubana hoshe nakwibye. Ahantu hose ngiye urahansanga, nutareka ngo ngende ndavuza induru ubundi mbiripotinge kwa manager. Niba uri n'umukozi wa hano umenye ko nshatse wahita wirukanwa. Ubusuragira ngo kamera nizamfasha ugenda unkurura. Ibra akarebye araseka, yarazi ko abayobozi baho ngaho hari manager ndetse na HR gusa, abandi ntabo yarazi, even CEO. Ibra aramubaza ati ese wundi poting urindi? Emily kati ndi umukozi wa hano, ndi umukozi wa Ibra Group. Ntiyamubwira ko ari umustagiaire. Ibra amusubiza ati icyo mbona nuko hakazi mu buryo butemewe. I doubt ko utaryamanye na HR kugira ngo aguhiring. Emily karisimbukuruje kamukubita urugi rwiza kati how dare you? Gahita gasoka kihuta kanakubita urugi. Ibra atumizaho HR amusaba liste y'abakozi bashyashya. HR ati sa nta bakozi bashya dufite. Kuko Ibra atarazi izina rya Emily aramudekriva. HR aramumenya, amubwira ko ari gukora stage, ko abura iminsi 10 gusa ngo arangize we na bagenzi be bane bazanye. Ibra ati mwirukane. Arongera ati ndakomwihorere, ntihazagira umubwira ko ari boss mu myihorere. From that day Ibra atangiye kwiga ku buzima bwa Emily bucece. Sasta abakozi bajyaga bajya kurya, ariko abastagiaire bo bakarira hanze kuko ryari itegeko CEO yarashyizeho, yagaburiraga abakozi be bafite amasezerano gusa. Urumva abastagiaire rero ntibabaga barimo. Nyuma Ibra yaje kujya ajya muri control room kuko umukozi wahakoraga yararamwimuye, akamara umwanya yitegereza ka Emily kuri kamera areba ukuntu gakorana umwete nubwo kari muri stage nayo itari professional. Nibwo yaje kubona ko iyo abandi bagiye kurya muri pause Emily wasohoka ikigo cyangwa akazana twayapfunyitse. Hari nubwo yabwirwaga sometime kandi agakora akazi neza afite morale. Ibi byatumye Ibra abwira HR ngo abakozi bose bajye barya mu kigo, meme n'abastagiaire. Ubwo itegeko riba rirahindutse, Emily abigizemo uruhare kandi atabizi. Mu minsi mike Emily yarasigaje ngo stage irangire, Ibra akomeje kujya agenzura muvomazi. Umunsi umwe abakozi batashye, ka Emily karagiye kwifatira igare ryako nk'uko byari bisanzwe karataha. Hanyuma Ibra aragakurikira, abona akanyuze kuri ya hoteli. Brother we amuhereza leftovers muri envelope, then karongera karataha. Ibra amukurikira bucece mpaka mu rugo, ariko Emily ntiyari yabibonye, nta nubwo no kumenya. By the way yari mu yindi modoka. Yitegereje ukuntu agenda asuhuza abantu bo muri quartier ye, ukuntu twana tumupepera ari ku igare, ikiniga kiramufata aho yicaye mu modoka, yibuka ubuzima yakuriyemo mu giturage wabo. Iminsi ya stage yararangiye, Emily arataha. Hanyuma Ibra abwira HR ngo amuzanire abastagiaire barangije akurema assistant umwe, ariko n'ubundi yatagetingaga Emily. Byarangiye n'ubundi ari we HR ahamagaye.
amubwira ko ari watsinze examen, amubwira n'itariki yo gutangiraho. Gusa ariko HR asigaye yibaza ikintu kiri hagati ya Ibra na Emery bikamuyobera, kandi disi ka Emery ko kari kibereye mu mabenya. Umunsi wo gutangira akazi rero, Emery yaraje ahitira muri ofisi ya HR nawe amujyana muri ofisi ya CEO Ibra nyine. Ubundi HR ahita yisohokera. Ka Emery kinjiye kamubonye karangije kati, ese wa hantu hose uzajya uhankurikirana? Ibra aramubwira ati, Emery right, niryo zina ryawe sibyo? Icara tuvugane. Undi ati, n'ubwa mbere umvugishije neza, ubanza uyu munsi mbona marayika wanjye. Ibra atangiye amusaba imbabazi ukuntu yamwitwayeho nabi, ubundi amubwira byose, amubwira ko ari we CEO. Emery amaze kumenya Ibra ko ari we CEO agira isoni, ahindura inyifato, yibuka ukuntu yigeze no kumukubita urushyi, ahita yipfuka dokima mu maso. Ibra aramureba aramwenyura ati, ngukunda ukuri, you drive me crazy, ibindi byihorere ntiwabishobora kuko njye nawe turaziranye. Emery yahise abaza Ibra ati, none se kuki umpaye akazi, uzi n'ukuntu twagiye tugongana? Ibra aramusubiza ati, you changed me for good, ku buryo n'inshuti zanjye zisigaye zibona impinduka kandi nziza. I'm no longer violent, I'm no longer mean, kandi ndizera ko numbera assistant n'ibindi byiza byinshi bizaza. Kandi muri kwihangana byarakananiye kahita gaseka katireka, ngaho mbwira umushahara rero ninumva bitavamo ndigendera. Ibra amubaza ati, ahubwo urashaka ngahe? Name your price. Emery yahise amusubiza amafaranga yumva ashaka. Ibra abyemera atazuyaje ati, ubu ngubu noneho wahita utangira, ndaza kubwira HR gukorera amasezerano y'akazi. Kandi kumvaga kari kurota kari mu nzozi, gatangira kubyina muri ofisi y'abandi. Nyuma koko Emery yaje kwemera ko yagize uruhare mu guhindura boss we mu myitwarire, aza koko no kumenya ko n'ibya bindi by'abastagiaire batariraga mu kigo byahindutse nyuma kandi abigizemo uruhare. Personal assistant rero yabaye personal assistant kweri, ntiyongera kujya agenda ku igare rye, ahubwo boss akajya amutwara mu modoka, yajya hanze bakajyana. Emery ahinduka mu cyerarugendo, maze karagenda akamubera partner in crime koko. Ibi rero byaje kuvamo urukundo. Ibra aragenda anabahindurira ubuzima, na brother bamuhindurira ubuzima, amuha n'indi mirimo akora. Ubu ni couple izwi mu itangazamakuru, ikindi baherutse no kwibaruka bafite umubebe w'amezi 7. Wakoze rero gukurikirana iyi nkuru, kandi niba yakuryoheye ntugende udakoze like cyangwa ngo uyisharinge ku bandi. Ikindi ukande ukazogera na subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ntizigeze zigucika.